Hello ladies and gentlemen, nsuhuza umuntu dukurikiye 5/5, njye ugiye kubagezaho amakuru nk'ibisanzwe, gusa nshishikariza uwo muntu ukigera hano kuri YouTube channel bwa mbere kuba wakora like, share na subscribe, ukajya no muri comment ukaba wagira ikintu wandikamo. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru avugwa hano muri showbiz nyarwanda, aho umuhanzi ufite izina rikomeye cyane muri uyu muziki wacu uzwi ku izina rya Tiger B aka The Ben, amazina yasanzwe akaba ari Mugisha Benjamin. Ni nyuma y'uko bigaragaye ko uyu muhanzi nyuma y'uko avuye mu gihugu cya Amerika, bigaragaye ko afite imishinga myinshi hano muri muzika industry yacu, nyuma y'uko bigaragaye ko kandi ari kugenda ashyira fondasiyo ku muziki wacu nyarwanda, aho bisa nkaho mu myaka yashize asa n'uwari wacecetse cyane. Ni nyuma y'uko kandi The Ben agiye agaragara mu ndirimbo nyinshi zagiye ziba hit, aho yakoze indirimbo bita Pretty, wayikoze akaba ari Kiss, akaba yaragaragaye no mu ndirimbo ya Bwiza bise Best Friend, n'indi we na Kevin Kade na Element bise Sikosa. Ibi rero tuboneyeho kuba twatangaza amakuru The Ben yavuze, aho The Ben yagaragaje ko afite igitaramo, icyo gitaramo yise The New Year Groove, azakoramo icyo bita album launch ya gatatu, izaba iherekejwe na album zindi ebyiri yakoze, aho alubumu ya mbere ye yayikoze muri 2009 yise Amahirwe ya Nyuma, indi ikaza kuba muri 2016 yise Ko Nahindutse, yakoze hariya mu gihugu cy'Ububiligi. Nanone uyu muhanzi uko yagiye abitangaza, yagaragaje ko mu batumirwa harimo abanyarwanda bagiye batandukanye bakomeye, nubwo atigeze agaragaza amazina yabo. Gusa undi muhanzi yagaragaye ko azaba hari ni umuhanzi ukomoka mu gihugu cya Tanzania uzwi ku izina rya Diamond Platnumz, aho yagaragaje ko bashobora kuzapafominga indirimbo bise Why, baherukaga gupafominga ubwo habaga icyo bita Muzika Festival Awards, aho yagiye ihuriramo n'abahanzi benshi haba muri Uganda n'abo mu Rwanda. Nanone uyu muhanzi The Ben yagaragaje ko iki gitaramo kizaba tariki ya mbere y'ukwa mbere 2025, uriya mwaka tugiye kwinjiramo, aho igitaramo kizatangira saa kumi z'amanywa mpaka to the midnight, mpaka bwije. Nanone The Ben yanejejwe no gutumira abakunzi be ba muzika bamukurikira, ariko nyamara nubwo atigeze atangaza yaba amatike ukuntu azaba ahagaze muri iki gitaramo, gusa ubwo wenda nabyo bibonetse twazabibagezaho 5/5. Ni ayo makuru twari tubafitiye nahagarukiye, ubwo twizere ko muri gukomeza mugubwa neza, mbifuriza n'umwaka mushya muri rusange. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibarinde.